bose, abari mu mahanga, abari muri Afurika, ibihugu bigiye bitandukanye, ndabasuhuje. Uyu munsi twasuye umukobwa mwiza cyane, murabona namwe ibyo akora, araje abibwire. Muraho amakuru. Abakuru ni beza. Mumeze neza? Tumeze neza. Watangira wibwira abadukurikiye? Nitwa Deborah Tamba, abantu benshi niryo bakunda kunyita cyangwa Deborah. Murakoze kuduha ikaze kuri Sun TV. Okay. Tubasanze hano, turabona mucuruza ibintu bigiye bitandukanye, cyane cyane imyambaro y'abadamu, harimo amashakoshi, hakaba harimo n'inkweto n'ibindi bitandukanye. Ese nk'umwari w'umukobwa, ibi bintu kubikora biroroshye cyangwa birakomeye? Ntabwo byoroshye cyane, ariko hamwe n'Imana no kugerageza gukora utuntu twinshi birashoboka. Waba ukorera aho ukorera kugira ngo nibakeneye bazaze kugusura barebe ibyo ukora, ababikunze? Nkorera mu mujyi mu nyubako yitwa Chic, irebana na gare cyangwa downtown, ni muri -2 mu muryango wa 53B. Kugira ngo uhagere neza uca mu marembo yo ahantu bita kwa Kivenge ku Marika Store. Iyo winjiye hanyuma ugeze aho ngaho uhita uhamagara uhita umuyobora byihuse. Okay, ubuse bino bintu si bihendara? Ntabwo bihendutse, ariko kandi ntibihenze cyane ku buryo wagira ubwoba ko utazabikora. Ni ibintu bisanzwe. ubuse waba hamwe abantu sample bavuga ati nkaka kaguraya, abantu bino kabaha sample y'ibyo waba ucuruza, bavuga ati wenda nk'iyi kugira ngo mbereke ko bihendutse yabiguraya, aya mafaranga ya naya? Birahendutse cyane. Rweretse nka sample y'agakweto kamwe, agakweto ni 35 gusa. Ni make cyane. Bazi kandi ndabona ufite ibintu byiza cyane. Okay. Turabashimiye. Wasoza ubwirira abantu nimero zawe, abashaka ku buryo nimero za business nyine ku buryo bakubonaho. Okay, murakoze cyane. Nkoresha nimero ebyiri, hari 078 73 02 7 54. Izo nimero nizo wambonaho, kumpamagara, WhatsApp, kunyandikira message isanzwe, nta kibazo. Iyo ngiyo niyo ibiri available inshuro nyinshi. Ese hari Instagram y'akazi kawe ugira? Burya abantu bagusura bakareba? Yego, ndayifite, yitwa Tamba Store Limited. Wow. Wajya ukareba ibintu bigiye bitandukanye, byose biriho, cyangwa ukansuraho nkorera. Sawa, urakoze cyane. Yego, murakoze abadukurikiye. Tuzaze kumugurira, tumuteze imbere. Ibintu bye ntabwo bihenze, ni hano mu mujyi muri Chic. Rwose afite ibintu byiza, twagiye tubibona. Nanjye senze ndabona ndagurira buno, ndashaka uwo ngurira magakweto cyangwa agashakoshi. Abantu kuri Saint Valentin yarashize. Niyo ubutaha muzaze kumugura ko n'umutangiye mugurire impano za Noheli tugiye kuyigeramo, impano za bonane. Sawa, muherereye mugire ibihe byiza, mwakoze gukurikira Sun TV.